Muraho neza, uyu munsi turi Kicukiro mu Kagarama. Iyo tuje hano kuri Ruhima Real Estate tuba tuzanye amakuru meza. Ndebera nawe iyi nzu ya etage. Iyi nzu ni nziza kandi irahendutse, iri ku giciro cyiza. Reka ntangire nkusuhuza nguha ikaze rero uze dutemberane ino nzu ya etage ya mbere hano muri Kicukiro mu Kagarama iri ku giciro cyiza. Miliyoni 320 zishobora kuzamo ibiganiro, ushobora kuza tukakugurisha ino nzu ya etage nziza nk'uko uyibona kuri kamera, nziza muri design nziza uko igaragara, yaba ari amaterasi ariho, yaba ari salo ifitemo ibikoresho bya originali, inzugi zimeze neza, buri kintu cyose ni sawa. Irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 320 nabikubwiye. Ariko kandi tugiye kugenda tujyemo imbere ku bwiza bwayo, duhereye hano inyuma amasobanurire tugende twinjiremo. Kamanze babwire ko ifite ibyumba 6, salo 2 yo hasi niyo hejuru, rooftop iguha view nziza. Iyi nzu ni nziza kandi irahendutse, yaba kuyituramo yaba ari ukuba wayikodesha yakinjiza amafaranga menshi. Miliyoni 320 ni imari cyane. Twahereye hano hanze kuri iyi gate y'icyuma gikomeye, urabona ko kuri security ni 100%, uraba ufite umutekano. Dukomeze ntabwo dutinda, tugere kuri iyi parking ishobora kujyamo imodoka 1, 2, 3 z'amajipe, ariko ubwo ari za zindi ntoya ishobora no kuba hanga kuri uru ruhande washyiramo n'iya 4 ikajyamo. Ni parking ihagije irimo amakoro aconze neza ku buryo ubona akomeye bimeze neza. Twakomeje tugeze hano, twibutse n'umwanya wa jaride itangiye gufata, urabona ko ari jaride nziza imeze neza, jaride itangiye kuzamuka, ibiti bizengurutse, nawe urimo urabibona ko ari ibintu bimeze neza. Ejo n'ejo bundi iyi jaride iraba yamaze kuduha oxygeni, kandi urabona ko ari ibintu bimeze neza. Ushobora no kongeraho n'amavaze akaguha nayo ubwiza bwiyongera. Tugiye rero gukomeza twinjiramo n'imbere, ndagira ngo tugende tujyana, ariko mugende mukomeza kureba design. Natangiye mbabwira iyi etage ni ihendutse hano muri Kicukiro hano mu Kagarama. Za ndabo urabona ko ahantu hose twagiye tuzishyiraho ni sawa. Igice cyo hasi rero tukivuyeho turazamuka kuri aya ma escalier meza agiye ariho hano amatara ku buryo ubona ubwiza, ibirahure bizengurutse hano kuri aya ma escalier nabyo ni ibintu bimeze neza. Tukigera hano tuzamutsa no ma escalier yoroshye, n'umuntu uri kuri myaka yo hejuru ashobora kuzamukaho. Turahura hano na terasi ifite ubwiza, ifite design, nawe reba ari amabuye ari hari, urabona ko ari byiza. Ariko mbere yo kujya mu imbere mubanze murebe, ukuvuga ngo aha ngaha ubundi hari abantu bakora design nk'aya mabuye agashyiramo amazi ku buryo bigenda neza, cyangwa se agaterekaho n'indabo bikaba biryoshye. Ntabwo mbatindira, reka mvuge gatoya kuri aya makoro nayo y'amabuye ameze neza, atanga gukomera, atanga n'ubwiza, nabyo urabona ko ari ibintu bimeze neza. Turagenda twihuta, noneho mpite mbabwira kuri uru rugi runini, reba guturuka hano kugera hirya hariya hose ni urugi, ikirahure gikomeye, urabona ko ni ibintu bimeze neza. Ikindi cyiza rero kuri iyi reba iyi salo nini, salo yihagije, no kuvuga ngo kuva hariya kamera iri kuza nkagera hano ni salo. Hanyuma hano ruguru ni saramanje, ariko reba ubwiza, reba amatara hejuru, plafond ni nziza, amatara arimo byose ni sawa. Ariko uramutse uri umuntu ukeneye kugura inzu nini yisanzuye, please duhamagara hano muri Ruhima Real Estate tukugeze kuri iyi nzu nziza idahenze ya etage iri Kicukiro mu Kagarama. Twigira imbere gatoya noneho tuvuge kuri iyi saramanje, nayo ni nini, irisanzuye, amadirishya ariho ni manini, buri kintu cyose kiriho hano kuri iyi nzu. Uramutse uje nko gusura wagikunda, ndimo ndagenda mbereka mu buryo burambuye. Aho rero tuhavuye tugeze hano kuri iyi ku gikoni kinini kirimo utubati dukomeye, noneho izi ni imbaho zikomeye kuzamuka kugera hejuru hose. Nawe itegereze urebe ubwiza bw'igikoni hano, reba ubwiza bw'igikoni, reba ubunini, reba uko gisa, urabona ko ari igikoni cyiza pe, kigaragara neza, nawe wihera ijisho. Aha rero tukahagira gas stock, hano hari stock ushobora gukoresha nko mu gihe rwose ubona ufite ibintu byinshi, ushobora kubibika aho ngaho. Akantu gatoya ngira ngo turebane, nagenda ntaberetse, ndamutse ntakaberetse twaba duhombye, ni ukubereka kuntu ino nzu yisanzuye buri gice cyose. Urabona ifite n'igikari aho kumesera hanini, kumesera hagari hisanzuye, hejuru tuhafite ikigega.
ubwo nta kibazo cy'amazi wagira. Hari inzu y'umukozi, hari igikoni cyo hanze, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Urabona ko nacyo ari igikari kimeze neza. Rero tujye kureba ibyumba mo imbere turebe uko bimeze. Noneho dukomereze mo imbere mbereke uko imeze. Kuvuga ngo hasi tugiye kuharebana icyumba kimwe, nicyo dufite hasi, ibindi biri hejuru. Reka duhere kuri iki cyumba. Iki cyumba ushobora kugikoresha nk'icyumba cy'abashyitsi, kirisanzuye, kirimo amakaro meza amwe ya original akomeye, hejuru gifite itara ryiza na gypsum ishushanyije neza. Hanyuma ahangaha tukahagira urugi rwiza, urugi rugaragara neza narwo n'idirishya. Kandi ahangaha iki cyumba gifiteho na terase nziza, nayo umuntu w'umushyitsi washobora kuba yakicaraho. Urabona ko ari terase nziza igaragara neza. Ikindi, iki cyumba gifitemo hano na dushe na tuwarete. Dushe tuwarete nayo ni nziza. Reka tuvuge kuri ibi bikoresho birimo, yaba ari izi shawa za originali, yaba ari amakaro. Reba peseri y'ikaro, urabona ko ari ibintu bigaragara neza. Nta gikoresho na kimwe kirimo hano nakubwira ngo kirasondetse. Tugiye kuzamukana hejuru noneho turebe n'ibindi bice bigiye birimo, ariko mbere yo kuzamuka hejuru ubanza urebe n'aka kantu k'inkweto hano. Ubwo reka tuzamukanemo hejuru tugende tubereke. Igice cyo hejuru tugihere kuri aya maesikariye nayo meza. Buri gice cyose murabizi turakibereka, ariko duhere kuri uru ruhande mbanze mbereke uko hameze. Hano turahasanga icyumba cya mbere cyo hejuru, ari nacyo cyumba cya kabiri cy'iyi nzu. Ubwo nyine ubunini bwo igitanda cya kabiri kuri kabiri iyo kijyamo rwose icyumba kiba ari kinini. Tuvuge ko iki cyumba gifite terasi n'urugi rwiza. Tuvuge ko iki cyumba gifitemo itara ryiza. Turebe na dushe. Ntabwo mbatingira no kugenda tugira vuba vuba, igihe ni amafaranga. Ibikoresho birimo aho gukarabira, tuwarete nziza, amakaro asa neza, shawa zo ni sawa. Kuzamuka kugera hejuru urabibona yuko buri gikoresho cyose kiri muri iyi nzu, n'izi nzugi ubwazo, urubaho rwiza rwa muvura ni 100%. Hanyuma tuve muri iki cyumba, tubanze turebe hano iyi salo ya kabiri. Hano tuhafite ya salo nababwiraga ya kabiri. Aha rero niho ushobora gukoresha nka salo ya kabiri. Urabona ko ari salo nziza nini yisanzuye. Ni salo ngari ushobora gushyiramo intebe zawe, nayo ikaba igaragara neza. Turebe no hejuru ifite gypsum n'itara ryiza. Urabona nyine ko ari salo isa neza, idirishya ryiza. Ariko iyo uri hano neza, uri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ibyo ngibyo nuza gusura uzahita ubibona yuko tutakubeshye. Tuvuye kuri iyi salo, reka turebe hano hari ikindi cyumba. Hano tuhafite ikindi cyumba nacyo, ubwo ni icya gatatu. Inzu yacu ni nshyashya, muragenda mubona ukuntu turi kugenda dusetinga ibintu ni sawa. Ahangaha tuhafite icyumba nacyo ni kigari, gifiteho na terase, urugi rwiza. Hano gifiteho na terase nziza iguha view. Hejuru ni sawa cyane. Noneho mureke turebane noneho na chambre principale. Hasi twabonye icyumba kimwe, tumaze kureba iki, tureba na kiriya tuvuyemo na salo. Ubwo tumaze kureba ibyumba bitatu, reka turebe n'icyumba cya kane hano, aricyo master bedroom. Master bedroom cyinjiramo uhita uhura hano na dressing room, aho kwambarira. Garderobe zirimo ni nyinshi, garderobe zihagije. Uyu mwanya wo kwambariramo nawo ni mugari, yaba itara hejuru yaba ari uko hasa, urabibona ko ari sawa. Aha rero tukahagira dushe ya chambre principale, yo irihariye, ni nini mo, ni ngari, nawe uri kubibona, yaba ari hejuru, yaba ari ibirahure biriho, yaba ari tuwarete. Ni ukuri iyi etaje iri ku giciro cyiza pe, kuri $320,000, ubundi ntibisanzwe. Hanyuma ahangaha rero ni hamwe ho kuryama, hahandi nyine haba ari aho kuryama. Iki cyumba ni kigari, kirimo amakaro meza, kiragaragara neza. Hejuru gifiteho gypsum isa neza, igaragara neza. Yewe ndakubwiye ngo ni sawa cyane iki cyumba. Noneho muze turebe no kuri iyi terase yacyo. Si ubunini gusa, gifiteho na terase nini izengurutse kandi ngari. Terase guturuka hariya hose ni terase, ni nziza. Yaba ari amabuye y'amakoro ari aho ngaho, yaba ari iki gihande cyose, urabona ko ari terase nini kandi nziza. Irazenguruka ikagera hariya. Ifite na view nziza ku buryo iyo uyiriho nimugoroba ushobora kuba ureba quartier yawe no kumanywa neza. Iki cyumba rero rwose ukishijemo ijisho kongera kureba ni sawa. Umwanya wa televiziyo muri iki cyumba urateguye, buri kintu cyose ni sawa. Tugende kureba kuri floor ya kabiri. Kuri iki gice cyo hejuru turahasanga ibyumba bibiri na rooftop.
duhere kuri ibi byumba mbibereke. Hano na hano hari ibyumba bibiri. Hano hari icyumba kinini nacyo kimeze nka master kabisa. Icyumba ni kinini pe, si ukubeshya, iki cyumba ni kinini, ni kigari, kirisanzuye. Duhere hejuru hacyo urebe amatara n'ubwiza gifite, amadirishya asa neza, urebe hano iri dirishya ukuntu rigaragara neza. Nyine ni icyumba kinini cyo hejuru ku buryo uri nk'umuntu ukeneye no kwikoreramo master bedroom hejuru ni sawa cyane. Hano hakaba ikindi nacyo kicyunganira, cyo ni size isanzwe, nacyo igitanda cya 2 kuri 2 cyajyamo neza, ariko ni sawa, nacyo gifiteho terrasse nziza. Ahangaha hose naho ni hagari, uri kubibona. Ibi byumba bibiri rero byo kuri rooftop bihurira kuri iyi terrasse, kuri iyi toilette. Iyi toilette nayo ni nka za zindi Milano, kuzamuka amakara arimo, izi shower, buri kintu cyose kirimo ni sawa. Tujya dukunda kubivuga mukavuga ngo abakomisiyoneri turakabye, ariko oya, ntabwo tuba twakabije, ahubwo hari ibintu byiza, hari touch nziza y'abenjeniyeri hano mu mujyi wa Kigali ku buryo binejeje. Aha rero tugeze ni kuri rooftop noneho yo iranasakaye agashya. Ni ukuvuga ngo nko mu gihe ufite birthday party, ufite iyindi celebration runaka, ushobora kuba wajya kuri iyi rooftop ukahostingira ibirori byawe runaka. Ifiteho hariya n'igikoni ku buryo mutakirwa mujya hasi, nawe uri kubibona ko ari ibintu biteguye neza. Rero nje kukwibutsa, ntabwo uyu munsi nagutindiye, nagiye nihuta rwose, yuko iyi nzu nk'uko twatangiranye ifite ibyumba 6, toilette 5 imbere mu nzu, ikagiramo igikoni cyo hasi n'icyo hejuru, ikagiramo salo yo hasi n'iyo hejuru, ifite ibyumba 6 uko mbikubwiye. Irimo iragurishwa kuri $320,000. Nimba uri USA, nimba uri muri Europe, nimba uri muri Canada, nimba uri ku wundi mugabane ukeneye gukora investment hano mu Rwanda, ngwino tuvugane tukugeze kuri iyi nzu nziza iri hano Kicukiro mu Kagarama muri quartier nziza. Nitwa Patrick Ruhima, iyi ni Ruhima Real Estate. Ukore na subscribe.